Okay guys, tugaye ikaze. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora gukora podcast. Ni features iboneka kuri YouTube channel. Podcast rero ni ingenzi cyane kuko igufasha kubona aba subscribers ndetse n'amasaha menshi by'umwihariko. Icyo usabwa rero ni ukubona nanjye ku bino video itangiye kugeza irangiye, nkakwereka uburyo wakora podcast nziza ifite izina ryiza ndetse na description nziza, bityo ikabasha ko yabona recommendation ya YouTube, bikagufasha kuzamura amasaha yawe ndetse n'abagukurikira ku rubuga rwa YouTube. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel, kuri subscribe, ufungure n'inzogera. Nimba ari ikibazo ufite tubaza muri comment turagufasha. Hanyuma ndaza ufungure YouTube yanjye nk'ibisanzwe, application ya YouTube ngiye kuyifungura, banze mbereke channel tugiye gukoresha ko nta podcast isanzwe iriho. Leta uza ukanda hano handitse ngo you, numara gukanda utegereza akanya gatoya, uraza guhita ukanda hano handitse ngo view channel, hano natinze agafresh, kandaho gutya. Hanyuma numara kuhakanda tutungukira kuri channel yawe. Urabona ko iyi channel ni nshyashya, ifite video enye n'aba subscribers 12. Iyi rero yitwa Ben WJ, nayo uzi kuba wakora subscribe ni ingenzi cyane, inyuraho inkuru zishimishije kandi zigisha. Urabona ko hano dufite video na post gusa, tugiye kongeraho feature ya podcast hano kuri runo ruhande, iraba ari iya gatatu. Urabona ko dufite video na post, tugiye kongeraho feature ya podcast, dushyiraho zino video zacu enye zimaze kugera kuri iyi channel yacu. Ikintu ukora rero, uraza muri browser yawe, niba ari Chrome cyangwa se Opera, uyikande uyifungure. Urategereza bibanze birodinge kuko bisaba internet. Okay, urabona ko yamaze gufunguka. Niba wowe ari ubwa mbere ugiye kuba wakoresha channel yawe muri browser, uraza usacinga hano hejuru, hano batsacingira wandikemo youtube.com/studio, ubundi ushyiremo email yawe, uraza gutungukira muri dashboard imeze gutya. Ikintu ukora rero kugira ngo ukore ya podcast, ganze nzuminge mbibereke neza, uraza hano hejuru mu iguni ry'iburyo, hano handitse ngo create, niho tugiye gukanda. Hano natunze agafresh, urakandaho gutya. None numara gukanda urakuzanira option zigera muri 5. Wowe ikintu ukora, uraza kandi kuri option ya gatanu yanditse ngo new podcast. Iyi ngiyi natunzeho agafresh, urahita uyikandaho gutya, ubundi utegereza akanya gatoya. Ubona ko bahise batuzanira akandi gataburo hano, baratubwira ngo create new podcast. Kugira ngo muri kukabona, reka nze nkabereke neza. Dore ni aka ngaka, niko tugiye kwifashisha baduhaye kugira ngo dukore podcast yacu. Ubwo urabateguye izina rya podcast yawe, utegura na description bitewe na video zizajya zijyaho. Ikintu ukora rero, kano kantu urakanda kuri close ugakuraho kariya k'umukara kari kariho. Ikintu tugiye gukora, turaza duhite dukanda hano handitse ngo create a new podcast. Aha ngaha natunze agafresh, ndakandamo gutya. Hanyuma nimara gukandamo bihita bifunguka uku nguku. Urabona ko bahise banzanira taburo noneho igaragara neza nini, kugira ngo mbashe gushyiraho title, description, shyireho ifoto ndetse setting nimba podcast yanjye ari public, private cyangwa se unlisted, be nashyiraho na za video. Kugira ngo dushyireho title, turaza dukanda no muri kano gataburo ka mbere, ndakandamo gutya. Wenda tuvuge ko podcast yanjye ngiye kwita wenda Berry Gold, wenda n'urugero, kanyite gutya. Wowe biraza guterwa nuko ubishaka, jye no kugira ngo mbereke uko mwakora podcast yanyu. Nurangiza kubikora, uhita uza hano kuri kabiri handitse ngo description, urahita ukandamo kuri aka gataburo ka kabiri, tuvuga ngo wenda welcome to my podcast.
my podcast, wenda ukavuga ati uzasangaho inkuru zishimishije kandi zigisha. Ubwo hano wenda waba umaze gukora description yawe, ubwo nawe uraza kubikora bitewe n'uko ushaka kubigenza n'icyo iyo podcast yawe izaba inyuraho, niba ari video cyangwa se niba ari ibindi bintu bitandukanye. Urashyiraho description na title bitewe n'uko bishaka. Numara gushyiraho title na description, urahita uzikanda hano kuri gatatu handitse ngo thumbnail required. Ahangaha ngiye gutunga agafresh murebe neza, dore ni ahangaha batubwira ngo upload file, bari kutubwira ngo upload a square picture that represent your podcast. Ndaza nkandemo hano hatunze udufresh tubiri, nimara gukandamo birarodinga, ubundi nageze akanya gatoya banjyane muri gallery yanjye. Uraza scrolling uhita ushakamo ifoto ushaka gushyira kuri podcast yawe. Wenda tuvuge urugero, mvuge ko ari iyi ngiyi. Kandaho gutya, nimara kuyikandaho kandi hano kuri done, kandaho gutya. Hano barambwiye ngo thumbnail must be square. Ubwo ndaza ndebemo inziza nzima, ndebe ko bazi ko bayemera square. Kanze ndebe inzima baza kwemera, kandebe ande kuri done. Ubona ko hano noneho ifoto nshyizemo barayemeye. Urambwiye ngo upload square picture that represent your podcast. Bivuga ngo hano noneho ifoto nshyizemo bayemeye. Hari abari bayanze kubera ko itari yujuje ibyangombwa ari byo size, ntabwo yari yujuje size bambwiye ya square. Hanyuma numara gushyiramo iyo thumbnail required cyangwa se iyo foto yawe izaba igaragara kuri podcast, uraza hano handitse ngo visibility. Ahangaha ubona ko ari mu public. Ibyiza no kwarikira mu public kugira ngo podcast yawe igaragare ku bantu bose. Nurangiza hano handitse ngo date published, ntabwo wirirwa ubyitaho, ahubwo ikintu ukora uraza tukanda hano handitse ngo add video. Kugira ngo podcast yawe ibe exist, nuko igomba kuba iriho video ifite ikintu kiyiriho. Urahita uza ukande kuri add video. Numara gukandaho bahita bakwereka za video ziri kuri channel yawe. Twabonye ko kuri channel yacu dufiteho video enye. Kugira ngo uzishyireho rero, nimba ari zo ushaka gushyiraho, uraza ugenda ukanda muri tuno tudirishya ahangaha, ukande n'aha n'ahangaha na hano hejuru, ugakanda gutya vivuke n'aha kabiri n'aha gatatu n'aha kane. Ubona ko zose zamaze kujya kuri podcast yacu. Numara kubikora, uraza guhita uza hano kuri ino jambo ryanditseho done, urikandeho. Urahita usubira kuri ya taburo umaze kuvaho. Ubona ko bahise batwereka ko tumaze gushyiraho video enye. Dore ngizi 4 videos. Hano ushobora no kuba waziditinga ukagira ayikuraho cyangwa se wongeraho bitewe n'uko bishaka. Urabona ko video enye zamaze kugera kuri podcast yacu. Iyo umaze gukora ibi ngibi rero, podcast yawe ni nkaho uba uyirangije. Ikintu ukora, urahita uza hano hepfo kuri kano taburo nyine turi gukoreramo, uzi kandi kuri ino jambo ry'umukara cyane ryanditse ngo create. Iri ngiri natunze agafresh nkarishyira no mu kazeru, niryo uza ugakandaho ryanditse ngo create. Nukandaho gutya urategereza akanya gatoya bibanze birodinge. Nanone hano podcast yawe uyicreatinze umaze kuyikora neza. Hanyuma nako podcast yacu twamaze kuyikora, nabo baratubwiye ngo podcast videos, bari kutwerekana za video enye zacu tumaze gushyiraho zose. Ikindi dushobora kuba twakora ni ugusubira kuri ya channel yacu,
kuri YouTube channel yacu tukayifungura, urategereza bikore refresh. Urabona yuko tumaze kubona ko hahise haza podcast yacu twari dufite, kandi ni ukuvuga ngo podcast ihita izana na playlist iyo ntayo ifite, urabona ko na playlist yamaze kuza. Urabona ko ari izi features ebyiri zitari ziri kuri channel yacu, ariyo podcast ndetse na playlist. Ni buno buryo rero ubikoramo, kuvuga ngo kugira ngo ugire podcast ugomba kuba ufite playlist, kuko podcast ishobora gukombininga playlist zose. Ni buno buryo rero wabikoramo. Aha nuza kuri podcast, ahangaha ugakandaho gutya, bahita bakwereka ko ufiteho video enye. Urabona ko na ya profile yacu twashyizeho ariyo iriho, urabona ko hano handitse ko dufiteho video enye. Uza kuri playlist yacu, urabona ko nabo bari kutubwira ko dufiteho video zingahe, video enye. Berry Gold niko playlist yacu bahise bayita, ndetse nuza na hano kuri podcast urasanga podcast yacu yitwa Berry Gold. Ni buno buryo rero ushobora kuba wabikora. Urabona ko features zacu zamaze kwiyongera. Podcast na playlist bigufasha kuzamura umubare wa watch time, amasaha, kugira ngo ubashe kubona amasaha 4000 mu gihe gitoya. Witwa nyuma ino video nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment. Niba ari ikibazo ufite cyandika muri comment tukagufasha. Ikindi wibuke kureba muri comment, ndaza gusigamo group ya WhatsApp wiwayijoininga kugira ngo dufatanye kuzamura social media zacu ndetse no kuzibyaza umusaruro binyuze mu kuzikoresha neza.